Reka twongere tubahe ikaze muri uyu mwanya tuganiriramo ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ibijyaniranye n'iby'imyaka 2300. Iyo dusomye muri Bibiliya mu gitabo cya Daniyeli igice cyaho cya 8 umurongo wa 14 niho dusoma iby'iminsi 2300. Akaba ari ubuhanuzi bwa Bibiliya bw'igihe kirekire kivugwa mu buhanuzi, kandi akaba ari ubuhanuzi bwabayemo ibintu byinshi bitandukanye ku mateka y'itorero ry'Imana, ndetse akaba ari ubuhanuzi bubasha gusoza imyaka yabwo, isoza amatariki yagiye avugwa mu buhanuzi. Noneho reka dusome aya magambo ari mu gitabo cya Daniyeli igice cyaho cya 8, twumve iki ijambo ry'Imana ritubwira kuri ubu buhanuzi bukomeye. Umurongo dusoma ni umurongo wa 14. Aransubiza ati, bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, ni mu buturo bwera buzabone kwezwa. Aya magambo yahawe Daniyeli igihe yibazaga ibintu byinshi bikomeye. Yarebaga ibijyaniranye n'amami uko azasimburana mu isi. Yari yeretswe ibijyaniranye n'uko iby'Imana bizasiribangwa, agahembe gato, ubupapa bubigizemo uruhare rukomeye. Yarebaga uko abera b'Imana bazarwanywa bakarenganywa. Igihe yarebaga rero izo ntambara zizabaho, ari intambara zishingiye kuri politike z'isi, ariko hakaba n'intambara zishingiye hagati y'ukuri n'ikinyoma, cyangwa se zigendereye gusenya iby'iyobokamana. Nuko aza kubwirwa amagambo akomeye ati, rero bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, nyuma ubuturo bwera buzabone kwezwa. Yabonaga kunyagwa kw'Abisirayeli bajyanwa mu bihugu by'abanyamahanga. Mbese hari ibintu byinshi Daniyeli yari yamaze kwerekwa biteye ubwoba bikomeye, ariko aza guhabwa amagambo y'ihumure yuko igihe kizagera ibintu bikajya mu buryo. Ati rero bizageza iminsi 2300 uko bukeye bukira, maze ubuturo bwera buzabone kwezwa. Mu buhanuzi rero umunsi umwe Bibiliya ivuga yuko uhwanye n'umwaka. Mu gitabo n'ubundi cya Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 6, reka dusome twumve uko ijambo ry'Imana ritubwira. Haranditse ngo 4:6, reka turebe aya magambo. Ngaho reka dufashanye muri Ezekiyeli igice cya 4 umurongo wa 6, ntabwo ari Yeremiya ahubwo ni Ezekiyeli. Haranditse ngo, maze kandi uryamire urubavu rwawe rw'ibumoso, urugerekeho igicumuro cy'inzu ya Isirayeli, uko umubare w'iminsi uzaryamira ungana, niyo uzishyiraho igicumuro cyabo. Nahere ku murongo wa 4, kuko imyaka y'igicumuro cyabo nayikungahanije n'umubare w'iminsi, ariyo minsi 390, niko uzishyiraho igicumuro cy'inzu ya Isirayeli. Maze kandi nurangiza iyo, uzaryamire uruhande rwawe rw'ibumoso, wishyireho igicumuro cy'inzu ya Yuda, uhamare iminsi 40. Umunsi wose nawukunganyirije n'umwaka umwe. Ahangaha ijambo ry'Imana ritwereka yuko umunsi umwe Imana igiye uhwanya n'umwaka umwe. Ubwo ni mu mvugo ya gihanuzi nyine. Noneho reka dusome irindi somo rimwe
biboneka mu gitabo cyo kubara igice cya 14 umurongo waho wa 34, naho hatubwira yuko umunsi umwe Imana igihunganya n'umwaka iyo abantu bari mu buhanuzi. Nkuko iminsi ingana mwatatiyemo icyo gihugu uko ari 40, umunsi uzahwana n'umwaka. Niyo muzamara muriho igihano cyo gukiranirwa kwanyu kwinshi uko imyaka ari 40, kandi muzamenya ko nabahindutse. Noneho ngira ngo iki cyo wenda ndumva tutari bugitindeho. Iyo abantu biga ubuhanuzi ibihe byinshi, hari ubwo Bibiliya ivuga iminsi ariko igambiriye kuvuga imyaka. Noneho ubwo ni imyaka 2300. Iyi myaka itangira mu mwaka wa 457 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe 844. Ariko iyi myaka ikaba ikubiyemo ibintu bibiri bikomeye cyangwa se ibihe bibiri by'ingenzi. Iyi myaka ishushanya igihe Imana yahaye Abisirayeli n'abanyamahanga cyo kubihanganira ngo babwirizwe ubutumwa bwiza uhereye mu gihe cya Danieli, maze nyuma yaho Abisirayeli babwirijwe ubutumwa bwiza, abanyamahanga babwirijwe ubutumwa bwiza, nyuma yaho habeho urubanza rw'Imana, kuko Imana itacira urubanza abantu itarabanje kubaha imiburo. Ndasubiramo, iyi myaka 2300, ngira ngo mwibuka yuko Imana yari yaratoranije Abisirayeli igihe yatoranyaga Aburahamu ngo ayikorere, isezerana yuko ubwoko bwe muri we ariho Imana izakura ubwoko, izakura umukiza, umucunguzi w'isi. Abisirayeli bakomoka mu rubyaro rwa Aburahamu bagendera kuri iryo sezerano. Rero mu bihe byinshi bagiye bagomera Imana, ndetse Imana ikajya itanga ibihano kugira ngo irebe yuko bayigarukira. Mu gihe cy'umuhungu wa Salomo, ubu bwami bw'Abisirayeli mu gihe cya Salomo bwari bumwe, bufite umurwa mukuru i Yerusalemu, ari naho hubakiwe Imana inzu yo gushyiramo isanduku yayo iyiswe urusengero. Bigeze mu gihe cy'umuhungu wa Salomo, iki gihugu cyari kimwe gisadukamo kabiri, witwa Rehobowamu. Ibyo tubisoma mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 12. Ubu bwami rero bumaze gusadukamo kabiri, habaho igice cy'imiryango 10 cyakurikiye umugaragu wa Salomo witwaga Yerobowamu mwene Nebati, nawe wari umwisirayeli. Icyo gice kigomeka ku bwami bw'inzu ya Dawidi, maze ubwami 10 bujya ukwabwo, nibwo bwiswe Isirayeli, bugera umurwa mukuru i Samariya. Igice cya kabiri gisigarana imiryango 2, uwa Yuda n'uwa Benjamini, abari cyo kiyoborwa n'umwana wa Salomo, mbese ubwo abari buba umurage w'ubwami ku nzu ya Dawidi. Ibyo byabayeho mu bisekuru byinshi, ayo mami yose ariho, hakaba ubwo yajyaga nahangana akarwana kandi ari abavandimwe. Ariko bigeze nyuma ubwami bw'Abisirayeli buragwa, bunyagwa n'amahanga, hasigara ubwami bw'Abayuda. Imana rero ikomeza gukorana n'abo Bayuda, cyane cyane yuko ni wabo ariho hari hubatse inzu y'urusengero rw'Imana, kandi amasezerano yo kuvuka kwa Yesu muri uwo muryango wa Yuda nimwe yarari, niho Yesu yagombaga kuvukira. Imana rero yakomeje gukorana nabo, icyo koze nabo bagenda bagwaguza, bagenda bahemuka, Imana ikabahana. Nuko bigeze nyuma bakoze ibyaha birenze, Imana iza kubahana igihano gikomeye gituma nabo banyagwa, maze bakajyanwa i Babuloni.
ibyo tubisoma mu gitabo cya Daniyeli igice cya mbere, yuko umwami Nebukadineza yateye ubwami bw'abayuda, ubwo hari mu mwaka nk'uwa 605 mbere y'ivuka rya Yesu. Atera i Yerusalemu, arahanyaga, arangije atwika urusengero. Byari byarahanuwe n'umuhanuzi Yeremiya yuko bazamara imyaka 70 bazamara imyaka 70 i Babuloni ari abanyagi. Aho rero niho ba Daniyeli banyagiwe, niho ba Shadraka, Mishake na Abedenego banyagiwe bajyanwa i Babuloni, bari abantu benshi banyazwe. Urusengero rw'i Yerusalemu rero rurasenywa. Ubwo ndi kugira ngo wenda abantu bumve impamvu y'iyi myaka Imana yahaye abayuda, Abisirayeli muri rusange, kuko ubwo abayuda iyo barimo n'ubundi Abisirayeli nabo bakirizwa umwo n'abanyamahanga. Ndi kugira ngo twumve impamvu yayo. Igihe rero aba bantu bari baranyazwe, bari bageze i Babuloni, babayeho mu buretwa. Icyo koze Daniyeli na bagenzi be ba Shadraka, Mishake na Abedenego bagira umugisha wo kubarwa mu banyabwenge b'i Babuloni, kuko umwami ngo yatoranije mu Bayuda abantu b'ubwenge bafite uburanga, beza, bavuka mu nzu za cyami b'imfura, ngo abashyira mu mashuri kugira ngo babashe kwigana n'abanyabwenge b'i Babuloni. Iyi myaka rero 70 basezeraniwe yenda gushira, iri kugera mu iherezo. Daniyeli waruzi wajyaga wiga ubuhanuzi, arasoma asanga abona nta bimenyetso bya bene wabo byo gusubizwa i Yerusalemu, asanga nta bimenyetso byo kwihana biriho. Nuko ngo ashakisha Imana umutima wo kwicisha bugufi no kwinginga. Ariko kandi yari asanzwe ari n'umuhanuzi w'Imana, Imana ikajya imwihishurira, Imana ikajya imubwira ibizabaho, Imana ikajya imwiyereka, Imana ikajya imwigaragariza, Imana ikajya imuvugiramo. Aho ndi bwihutire rero, igihe Daniyeli yabaga abwirwa n'Imana ibizaba, Imana iza kumubwira n'ibijyaniranye n'imyaka 2300. Niyo mpamvu iyo myaka 2300 Imana yayimubwiye. Daniyeli yari ari gusenga yibaza uko ibintu bizamera, ngo amenye ubusobanuro bw'iyi myaka, kuko Imana yabimubwiraga mu bijyaniranye n'ubuhanuzi bw'amami uko azategeka. Abona ingoma yibasiye ibyera by'Imana, ubwo ni ingoma ya Roma ya Gikristo, ubupapa, agahembe gato. Ibyo bintu bikamubabaza, bikamutera agahinda. Yakongera kugarura amaso inyuma, agatekereza ishyanga rye rya Isirayeli rizimanganye, agatekereza ubwoko bwe bw'abayuda bubaye abanyage ibihe byinshi, agatekereza yuko agatekereza urusengero rw'i Yerusalemu, inzu y'Imana, dore ko yajyaga nasenga yerekeye iyo nzu y'Imana. Urabyumva yuko yarayishyizeho umwete n'umutima. Nuko ajya gusenga ngo Imana ibibuke. Ariko muri bwa buhanuzi yahawe, nimwo yahawe ibijyaniranye n'iby'imyaka 2300, igihe yabwirwaga iby'agahembe gato, uburyo ubuturo bw'Imana buzasiribangwa, uburyo ibintu bizahindana, iby'Imana bikibasirwa. Ibyo bintu bikamubabaza. Ariko muri ubwo buhanuzi aza kubwirwa yuko uko bukeye bukira imyaka 2300 cyangwa iminsi 2300 izatambukamo, maze nyuma y'iyo minsi ubuturo bwera bukabona kwezwa. Iyi myaka rero ikaba yari igizwe n'imigabane 2. Umugabane wa mbere ni umugabane w'imbabazi Imana yongeye Abisirayeli cyangwa se Abayuda. Umugabane wa mbere w'iyi myaka, kuko iyi myaka ikubiyemo agakiza ku Bisirayeli, ariko ako gakiza ku Bisirayeli ni uguhera mu gihe cya Daniyeli. Mbese Imana ibahaye inyongezo y'imbabazi, ibahaye izindi mbabazi, kuko na mbere yari isanzwe izibagirira. Bari baragiye bayihemukira kenshi, bayicumuraho kenshi, Imana ikabacyaha, bakwihanika bababarira, bayigarukira nayo ikabagarukira. Nuko
noneho Imana ibongera ikindi gihe cy'imbabazi, ikindi gihe cyo kubwirizwa, ikindi gihe cyo gufashwa. Muri iyi minsi 2300 Imana ibahamo umugabane. Uyu mugabane rero Abisirayeli bahawe cyangwa se Abayuda bahawe niho wari uhwanye n'imyaka 490. Naho umugabane w'imyaka usigaye, ubwo urumva nawe ufashe 2300 ugakuramo 490, hasigara 1810. Imyaka yasigaye ya nyuma, umugabane wa kabiri, ubwo umugabane wa mbere wari igihe cy'imbabazi z'Imana cyangwa se cy'agakiza k'Imana, kwihangana kw'Imana ku Bayuda, uhwanye n'imyaka 490 cyangwa se ibyumweru 70. Ariko undi mugabane w'iyi myaka wagombaga kuba imyaka 1810, abanyamahanga bari kubwirizwa ubutumwa bwiza. Noneho iki gihe kirangiye cy'Abayuda cy'imyaka 490, ukongeraho icy'abanyamahanga kubwirizwa imyaka 1810, yose ikaba imyaka 2300. Iki gihe kirangiye hagombaga kubaho urubanza mu ijuru rugomba guhanagura ibyaha by'abihannye b'Imana. Urwo rubanza rukabaho rugambiriye guhanagura, rwari rugambiriye ibintu bitatu. Icya mbere ni uguhanagura ibyaha by'abana b'Imana mu bitabo byo mu ijuru, ibyaha kuko babaga barabyihanye, ibyo barabyihanye byose. Abazabihanagurwa n'ababyihanye byose, ibyo bakoze, ibyo bashoboye kwibuka, ibyo batuye, ibyo babwiye Yesu, ubwo byagombaga guhanagurwa. Ubwo ni umugabane umwe wo kweza ubuturo bwera, ni uguhanagura y'ibyo byaha. Ariko umurimo wa kabiri muri ruriya rubanza wari uwo gukomereza abo bantu bemewe mu gitabo cy'ubugingo ubutazakikurwamo. Umugabane wa gatatu wari uwo kwandika abanyabyaha mu gitabo cy'ibyaha, abanyabyaha batihannye mu gitabo cy'ibyaha nabo butazakurwamo. Ibyo bintu bitatu rero ari byo byari by'ingenzi mu rubanza kagenzuzi, nibyo byagombaga kubaho nyuma y'iyi myaka 2300. Noneho reka tugaruke twibaze tutese, none iyi myaka itangira ryari? Abatwumva mwumve yuko ari imyaka ariko igizwe n'imigabane ibiri. Umugabane wa mbere ni ubuntu bw'Imana bwo kubwiriza Abisirayeli ngo Imana yongere bahendahende bayigarukire. Umugabane wa kabiri ni ukubwirizwa kw'abanyamahanga kugira ngo nabo bamenye ubutumwa bwiza. Noneho nyuma y'icyo gihe urubanza rubeho. Imyaka ya mbere rero, ngira ngo itangira ry'iyi myaka, umugabane wa mbere w'iyi myaka igihe utangirira ni mu mwaka wa 457 mbere y'ivuka rya Kristo. Byavuzwe mu gitabo cya Daniyeli, n'ubundi igice cyaho ni cya 9, umurongo mvuga ni wa 24. Harimo amagambo avuga ibijyaniranye n'iby'ibyumweru 70. Uzasoma ahereye ku murongo wa mbere w'icyo gice, handitse ngo Daniyeli yatura ibyaha by'ubwoko bwabo. Ubwo yarabona igihe cyo gucungurwa cyegereje, nyamara ibimenyetso byo kwihana kw'abantu be, ibimenyetso by'uko gucungurwa kuri bube koko abona bisa nkaho bidahari, ajya gusenga Imana kugira ngo Imana ibashe kumufasha. Noneho Imana rero muri ubwa buhanuzi Daniyeli yari yamaze kubwirwa bujyaniranye n'ibyazangoma zigomba kuzategeka n'izizibasira ubwoko bw'Imana n'ijambo ryayo, akabwirwamo n'iby'iminsi cyangwa imyaka 2300. Imana iza kumubwira noneho ibizaba mu mugabane wa mbere w'iyo myaka bijyaniranye n'agakiza cyangwa se kwihanganira ubwoko bw'Abayuda. Igice cyaho cya 9 umurongo wa 20, iby'ibyumweru 70. Nuko nkivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli, kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye, ngikomeje gusenga. Umva neza, yari akivuga asenga yatura iby'ibyaha bye n'ibyaha by'ubwoko bwe bw'Abisirayeli,
kandi atakambira Uwiteka Imana ye. Urumva yuko abayuda n'Abisirayeli bose yari yabakubiye hamwe, kuko n'ubundi bari basanzwe ari abavandimwe. Kuri Daniyeli nta mipaka yari iriho, ahubwo yasabiraga urubyaro rwa Yakobo muri rusange. Arangije ati rero kandi ntakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye, ni Yerusalemu ahahoze urusengero. Ngikomeje gusenga, umugabo Gaburiyeli nabonaga ngitangira kwerekwa aratumwa, maze aragaruka aza n'ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera, ankoraho arambwira nyigisha ati, Daniyeli. Wumve yuko Daniyeli nawe yabibwiwe ariko anigishwa. Arambwira nyigisha ati, Daniyeli, ubu nzanywe no kungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kurikubwira kuko ukundwa cyane, nuko iryo jambo uritekereze cyane umenye n'ibyo weretswe. Bya bintu uyu mumarayika yaje guhuza ibintu bibiri. Munyumve neza, hari ibyo yari yeretswe. Mu bintu yari yeretswe harimo nyine bya bindi bijyaniranye nuko ziriya nyamaswa zizaduka, ariko icyari kigenderewe cyane muri uyu murongo ni ibyo yeretswe bijyanye n'iby'imyaka 2300. Bivugwa ngo uko bukeye kukira hazaca iminsi 2300 maze ubuturo bwera bubone kwezwa. Uyu murongo niwo marayika yari amwerekejeho, umenye ibyo weretswe. Icyo cyari kimwe. Icya kabiri, ariko ngo igihe yari agiye gusenga, noneho hari ibyo yari yeretswe mbere yuko ajya gusenga muri Daniyeli 8 umurongo wa 14, ariko atangiye gusenga muri Daniyeli 9 noneho haje ijambo. Ubwo ibi nibyo tugiye guhuza aya magambo abiri. Ndasubiramo, ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi nzanywe no kurikubwira. Akibwirwa imyaka 2300, we yabwiwe ibyo gusa, ariko ubusobanuro ntiyabuhabwa. Ntiyabwirwa yuko harimo umugabane w'Abayuda cyangwa se w'Abisirayeli, ntiyanabwirwa yuko harimo umugabane w'abanyamahanga, ahubwo abwirwa muri rusange yuko imyaka 2300 nishira ubuturo bwera buzabona kwezwa, ariko ibizakorwamo ntiyabisesengurirwa. Noneho rero nibyo yari yeretswe. Marayika mubwiye ngo umenye na bya bindi weretswe ni ibingibi n'uyu murongo, ariko aramubwira ngo noneho ugitangira kwinginga haje ijambo. Iryo jambo rero naryo nzanwe no kuri kubwira. Iri jambo rero ni ijambo ryari rigendereye umugabane w'ubwoko bw'Abayuda cyangwa se umugabane w'ubwoko bw'Abisirayeli muri iriya myaka 2300 uwariho. Haje ijambo, kandi nzanywe no kuri kubwira kuko ukundwa cyane, nuko iryo jambo ritekereze cyane umenye n'ibyo weretswe. Ni ibintu bibiri. Nibyo yari yeretswe Daniyeli 8:14 bijyanye n'iminsi 2300, ni ijambo ryaje agitangira kwinginga rijyanye n'umugabane w'Abayuda cyangwa se w'Abisirayeli muri iyo myaka 2300. Umugabane wabo ni uwuhe? Umurongo ukurikiraho 24, ubwo iryo jambo niryo rikurikiyeho, ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo hakorwe ibiki? Kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwa impongano, haze gukiranuka kwiteka, ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso, ahera cyane hasigwe amavuta. Noneho muri bya bintu yari yeretswe by'imyaka 2300 cyangwa iminsi 2300, marayika amubwira ati, ariko hari ijambo ryaje. Iryo jambo rero nzanwe no kukubwira ni iri ngiri. Ubu bwoko bwawe uri kwingingira, ubu bwoko bwawe wari uri gusenga ubusabira imbabazi, ubu bwoko watura ibyaha byabwo usaba yuko bubasha gucungurwa, umenye yuko burya Imana yumvisha isengesho ryawe, noneho ibagenera ibyumweru 70. Ibyumweru 70 bitegekewe ubwoko bwawe n'umurwa wera. Ubwo kubakwa kuriya murwa, gutunganywa kw'Abayuda ngo babwirizwe
bongere Imana yongere ise nkaho wa mutini warumbye, yuko wongera gushyirwaho ifumbire, yuko wongera kuhirwa, yuko wongera gukorerwa, noneho ari umurwa wera wa Yerusalemu wubakwe, ariko n'ubwoko bw'Abisirayeli agakiza kabwo kongere, Imana yongere isubiremo cyangwa se yongere ibafasha. Ikigambiriwe ari ukugira ngo ibicumuro bicibwe mu Isirayeli, ibyaha bishire mu bwoko bw'Imana, gukiranirwa gutangirwa impongano, ibyaha bakoze impongano yabyo iboneke nibabyihana, maze haze gukiranuka kw'iteka kuzanwe na Yesu. Ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanishwa ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu, ahera cyane hasigwe amavuta. Nuko bimenye, noneho twagiye 25, nuko bimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana. Ibi bintu rero ari ibyumweru 70, umugabane umwe wiriya myaka 2300. Hari ukuntu nyine abantu wenda numva twafashanya kugira ngo twumve neza. Ubundi imyaka 2300 n'ibyumweru 70 bitangirira rimwe, kuko imyaka ibyumweru 70 ariyo myaka 490 n'umugabane umwe mu migabane 2, ndetse n'umugabane ubanza mu migabane 2 igize imyaka 2300. Niyo mpamvu rero bitangirira rimwe, bitangirira igihe kimwe. Noneho haranditse rero ngo ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana. Ibi bintu bigomba gutangira ari uko itegeko ryo kubakwa Yerusalemu bayisana ritanzwe. Iri tegeko ryavuzwe kenshi ariko rishyirwa mu bikorwa. Hari ibyo wenda ndi buvuge. Iri tegeko ryabanje gutangwa na Kuro, yari yarabihanuweho mu gitabo cya Yesaya. Mu gitabo cya Yesaya uwitwa Kuro yari yarahanuwe yuko ari we uzaba uwa mbere mu gutanga itegeko ryo gusana Yerusalemu. Cyokoze araza araryandika mu bitabo, ariko ntiryahita rishyirwa mu bikorwa uwo mwanya. Yari yararivuze uwo witwa Kuro. Abajya basoma mu gitabo cya Ezira igice cya mbere umurongo wa mbere, reka ngerageze gusoma aya magambo. Kuro we yari yarahanuweho yuko ari we uzabasha gutanga itegeko ryo gusana Yerusalemu. Abihanura avugiwemo, Imana ibihanura ibivugiye mu kanwa k'umuhanuzi witwa Yesaya. Imana ivuga yuko Kuro rwose azayibera umugaragu. Uko gutanga iryo tegeko ryo kuzasana Yerusalemu kwari ukuba umugaragu w'Imana. Ubwo nawe yarakoze inshingano ye uwo Kuro, maze iryo tegeko rero igihe Kuro yajyaga ku ngoma, iryo tegeko Kuro araryandika kugira ngo nibura n'abami bazamukurikira, ubwo badashoboye kurikira mu bikorwa, ariko igihe bazaba basoma ibitabo by'ibwami bazabashe gusoma iryo tegeko, maze babashe gutuma Yerusalemu hongera kubakwa. Ibyo rero byaje kwandikwa mu gitabo, iki gitabo cya Ezira. Reka turebe uko twabasha gusoma mu gitabo cya Ezira, aho Kuro yahanuwe yuko azatanga iryo tegeko. Byanditswe muri Yesaya igice cya 45, ibya Kuro n'iby'Abisirayeli uko bazagaruka. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro uwo yimikishije amavuta, ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye. Nuko bakomeza kuvuga ibye n'uburyo azabasha gutanga iryo tegeko. Ubwo wenda abazasoma muzakomeza musome iki gice, mukomeze hepfo muzasoma byinshi Imana yamuvuzeho. Ariko mu gitabo cya Ezira
igice cyaho cya mbere umurongo wa mbere, reka naho tuhasome. Ezira aratubwira ati, uyu Kuro ubwo yarageze ku ngoma, haranditse ngo umwami Kuro ategeka ko bubaka urusengero. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Kuro umwami w'Ubuperesi, Uwiteka atera umwete umutima wa Kuro umwami w'Ubuperesi, ngo ijambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Yeremiya risohore, ategeka ko bamamaza itegeko mu gihugu cye cyose, kandi arandika ati, Kuro umwami w'Ubuperesi aravuga ati, Uwiteka Imana nyir'ijuru yangabiye ibihugu by'abami bose byo mu isi, kandi yanyihanangiririje kuyubakira inzu i Yerusalemu mu Bayuda. None umuntu wo mu bantu bayo wese uri muri mwe, Imana yibane nawe, azamuka ajye i Yerusalemu mu Buyuda, yubaka inzu y'Uwiteka Imana ya Isirayeli, ariyo Mana iba i Yerusalemu. Nuko ubwo araryandika rero yuko Abayuda bakwiriye kuzatahuka bakajya iwabo. Icyo koze araryandika mu bitabo, ariko ntiryashyirwa mu bikorwa muri uwo mwanya. Dariyo igihe yajyaga ku ngoma, nawe iryo tegeko aza kurisoma ryaranditswe na Kuro, nawe ararihamya. Ezira igice cya 6 umurongo wa mbere, Dariyo ahamya itegeko rya Kuro. Nuko umwami Dariyo ategeka yuko bashaka mu nzu ibikwamo ibitabo by'ibyabaye, ahabikwaga ibintu by'igiciro i Babuloni, babona umuzingo w'igitabo ahitwa Akimeta mu rugo rw'ibwami mu gihugu cy'Ibumedi. Uwo muzingo wari urwibutso wanditswe utya ngo, mu mwaka wa mbere wo ku ngoma y'umwami Kuro, umwami Kuro ategeka itegeko ry'iby'inzu y'Imana y'i Yerusalemu ngo yubakwe, ariho hantu batambira ibitambo, kandi imfatiro zayo zishingwe bazishinge zihamye uburebure bwazo bw'igihagararo. Ndumva ibi atari ngombwa ko mbivuga wenda muri uyu mwanya kubw'igihe. Noneho murumva yuko igihe Dariyo nawe yasimburaga Kuro, nawe igitabo barakimuzaniye arasoma ararihamya, ariko nawe uwo munsi ntibatangira kubaka. Igihe umwami witwa Aritazeruzi nawe yari yinjiye ku ngoma, niwe noneho warishyize mu bikorwa. Ubwo rero icyo gihe Aritazeruzi noneho ahita avuga ngo noneho rigiye gushyirwa mu bikorwa, nicyo baheraho babara. Ezira igice cya 6 umurongo wa 14 haranditse ngo, nuko abakuru b'Abayuda barubaka, babibashishwa no guhanura kwa Hagayi umuhanuzi na Zekariya mwene Ido, barayubaka iruzura nk'uko itegeko ry'Imana ya Isirayeli ryari riri, kandi no kubw'itegeko rya Kuro na Dariyo na Aritazeruzi umwami w'Ubuperesi. Icyo narindi gushaka nuko n'uyu witwa Aritazeruzi umwami w'Ubuperesi nawe iri tegeko ngo yabashije, ni nawe ndetse warisinyeho. Igice cya 7 umurongo wa mbere, Ezira hati, umwami atuma Ezira i Yerusalemu. Abandi bararisinye bararihamya, ariko uwaje kurishyira mu bikorwa atuma Ezira i Yerusalemu. Hanyuma y'ibyo ku ngoma ya Aritazeruzi umwami w'Ubuperesi, Ezira mwene Seraya mwene Azariya mwene Hirukiya, ubwo bavuze n'abandi, nibwo ngo bagiye i Yerusalemu. Ezira agera i Yerusalemu mu kwezi kwa 5, bari bahavuye mu kwezi kwa mbere, nuko bagerayo mu kwezi kwa 5. Urumva yuko rwari urugendo rurerure kuva i Babuloni ujya i Yerusalemu. Noneho ubwo noneho baragenda bagiye kubaka. Noneho ikivugwa nuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana, uwabyanditse bwa mbere ni Kuro, uwabihamije bwa kabiri ni Dariyo, ariko wabishyize mu bikorwa ni umwami witwa Aritazeruzi. Rero icyo gihe ryashyizwe mu bikorwa mu mwaka wa 457 mbere y'ivuka rya Yesu. Ubwo imyaka 2300 itangirana n'umugabane wa mbere wayo w'imyaka 490, cyangwa se umugabane wa mbere wayo w'ibyumweru 70, bitangira mu mwaka wa 457 mbere y'ivuka rya Yesu. Ubwo uwandika yakwandika icyo kintu. Noneho
kuko twabonye yuko iyi myaka 2300 ifite imigabane ibiri. Umugabane wa mbere ukaba ari ibyumweru 70 byagenewe Abisirayeli n'Abayuda kugira ngo agakiza iwabo, agakiza kajyaniranye n'ubwo bwoko kongere gasubirwemo, bongere babwirizwe, Imana yongere bihanganira iyo myaka. Umugabane wa kabiri ukaba imyaka 1810 nayo yagenewe abanyamahanga ngo nabo babwirizwe. Nyuma yaho haba urubanza rweza ubuturo bwera bwo mu ijuru ruhanagura y'ibyaha by'abantu b'Imana bihannye. Haranditse ngo kubijyanye noneho n'iyi minsi ya mbere cyangwa se umugabane wa mbere w'ibyumweru 70 hari icyo Imana nabyo yabivuzemo. Aranditse ngo umurongo wa 25, nuko bimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesi y'umutware. Ibi twari tumaze kubivuga ibyo kubaka Yerusalemu bayisana, noneho kugeza kuri Mesi y'umutware. Mesi y'umutware ni Yesu kandi yitwa Mesiya igihe yarabatijwe. Niho amagambo yarasohoye ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge kuko yansigiye kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yabatijwe muri 27. Noneho uvuye muri 457 kugeza ku mwaka Yesu yabatijwemo wa 27 babwiye Daniel ngo ubimenye yuko aho hagati hazakorwa ibintu bibiri. Nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesi y'umutware hazabaho ibyumweru 7. Icyo ni kimwe. Maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho imiharuro n'impavu ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibi byumweru 70 nabyo ari byo myaka 490 nabyo birimo imirimo ikomeye itatu cyangwa se imigabane itatu ikomeye. Hari umugabane usa nkaho wakubiwe hamwe ariko nawe ugizwe n'ibintu bibiri. Bawukubiye hamwe bavuga ngo uhereye igihe bazategekera Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesi y'umutware. Urumva yuko ibyo bibaye nk'ibikubiye hamwe, ariko nubwo bikubiye hamwe nabyageze hepfo arongera arabitatura. Hazabaho ibyumweru 7 kandi habeho n'ibindi byumweru 62. Urumva nabyo bibayemo indi migabane. Rero wenda kuko turi no kwiga, wenda abantu banari kure yaba ari nk'ahantu umuntu yashobora kwandika ku kibaho wenda byafasha, ariko nibura iyo taburo muyandike mu bwonko, cyangwa se nimba ufite aho wandika urupapuro imbere yawe nushaka unayandike ntacyo bitwaye. Imyaka 2300 ni umugabane mukuru ukubiyemo byose, ariko uwo mugabane ukaba urimo imigabane 2 mikuru. Imyaka 490 ari byo byumweru 70 byagenewe ibwirizwa cyangwa se kwihanganirwa ku Bayahudi. Habonekamo n'umugabane wa kabiri w'imyaka 1810 ugenewe abanyamahanga, agakiza mu banyamahanga. Ariko muri iyi myaka 490 igizwe n'ibyumweru 70 naho habonekamo imigabane 3. Umugabane wa mbere ni uw'ibyumweru 2, habonekamo umugabane w'ibyumweru 7 n'umugabane w'ibyumweru 62. Ibi byumweru 7 ushyizeho byumweru 62 bikaba ibyumweru 69. Ni ibituvana igihe bategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Yesu atangira umurimo we. Byagombaga nabyo gukorwamo ibintu bikurikira. Ndavuga ibintu 3 bikurikira. Icyambere cyagombaga gukorwa ni igihe cy'ibyumweru 7 gihwanye n'imyaka 49, kuko icyumweru kimwe ni iminsi 7. Iminsi 7 gukuba ibyumweru 7 ni iminsi 49, kandi ubuhanuzi bwatubwiye ngo umunsi umwe uhwanye n'umwaka umwe. Muri iyo myaka rero 49 uyihereye mu mwaka wa 457
ukajya imbere imyaka 49 yari imyaka igenewe kubaka urusengero. Ngira ngo abasoma mu gitabo cya Yohana igice cyaho cya 2 umurongo wa 20, igihe Yesu yazaga kirukana abavunjira mu rusengero n'abacururizamo intama n'ihene, abantu baramubwiye batari kubundi duha kimenyetso ki ngo tubashe kukwizera kumenya yuko hari ubutwara ufite. Ati uru rusengero ni mu rusenya ngewe nzarwubaka mu minsi 3. Baratangara batura urusengero se ko rwubatswe mu myaka 46. Ubwo wenda akantu umuntu yakwibaza ati none weho wabasha kurwubaka ute mu minsi 3 kandi rwarubatse mu myaka 46? Cyo koze icyo Yesu ngo yaravuze gwari urw'umubiri we bazica yarangiza akazuka mu minsi 3. Noneho uri kubona yuko n'abayuda bari bariza amateka y'iyubaka ry'uru rusengero rwa kabiri rusanwa ko rwubatswe mu myaka 46. Iyi myaka 46 rero wenda icyo umuntu yakwibaza, ese ko birivuze yuko ibyumweru 7 byo kurwubaka ari ubibaze neza mu mibare ko ari imyaka 49, kuki hano ibaye 46? Hari ibyo kuzirikana. Icyambere nuko itegeko ritanzwe uwo munsi batahise bashinga ibuye ry'urufatiro. Ntago ryatanzwe, ntago ari Tazeruzi yavuze ngo mugende ngo uwo munsi babe bubatse batangiye kubaka. Hoya, ahubwo haciyemo amezi 5 yo kuva i Babuloni kugera i Yerusalemu. Urwo rugendo Bibiliya itubwira yuko Ezira rwatwaye amezi 5. Reka wenda ngerageze kureba yuko nabisoma muri Ezira 7 umurongo waho wa 9. Yego, kugira ngo iriya myaka ikubirwe hamwe. Ezira igice cyaho cya 7 umurongo w'9, reka turebe ko twasoma neza aya magambo. Haranditse ngo ndetse yahagurutse ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa mbere ava i Babuloni, maze ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa 5 agera i Yerusalemu. Urumva yuko hari haciye igihe, ariko nta nubwo yageze i Yerusalemu ngo uwo munsi yahageze bahite bashinga ibuye ry'urufatiro batangire bubaka uwo mwanya, ahubwo bagombaga gusansibiriza abantu kugira ngo icyo gikorwa kibinjiremo, cyane yuko bari bamaze n'ibihe badaherukana. Nanone hagombaga kubaho igikorwa cyo gukusanya ibikoresho, mbese ubwo hagombaga kubaho imyiteguro. Reka wenda mbishyire muri iyo mvugo. Iyo myiteguro rero nayo yamaze igihe kigera nko ku myaka 2. Ibyo tubizoma muri Ezira igice cya 3 umurongo wa 8. Iyi myiteguro nayo yabaye nk'imara nk'igihe kingana n'imyaka 2. Umurongo wa 8 haranditse ngo bashinga imfatiro z'urusengero. Nuko mu mwaka wa 2 uhereye aho bagereye ku nzu y'Imana i Yerusalemu, mu kwezi kwa 2 niho Zerubabeli mwene Sheyalutiyeli na Yoshua mwene Yosadaki batangiye gukora, bafatanije n'abandi n'abatambyi n'abarewi bene wabo n'abavuye mu bunyage bakaza i Yerusalemu bose. Ubwo batangiye gukora nyine uko gukora kuvuzwe. Nuko umurongo wa 10, nuko ubwabubatsi bashingaga urufatiro rw'urusengero rw'Uwiteka bashyiraho abatambyi bambaye imyambaro yaho bafite amakondera n'abarewi bene Asafu. Nuko basingiza Uwiteka bamushima bati erega Uwiteka ni mwiza, imbabazi agirira Abisirayeli ziroha iteka ryose. Ubwo rero bashinze urufatiro n'ubundi bamaze imyaka 2 mu myiteguro. Noneho washyiraho na cyagiye cy'urugendo, mbese urumva muri make byatwaye igihe kijya kungana n'imyaka 3. Ubwo niyo mpamvu muri 49 havuye mu 3 y'imyiteguro, noneho bashinze urufatiro kugeza urusengero rwuzuye imyaka 46. Iyo myaka rero yari yo kubaka urusengero. Noneho hakurikiraho umugabane wa 2. Ubwo iyi 49 igizwe n'ibyumweru 7 yari yo kubaka urusengero. Hakurikiraho umugabane wa 2 ugizwe n'ibyumweru 62. Uyu mwaka cyangwa se uyu mugabane wa 2 ugizwe n'ibyumweru 62 wari uwo gukora ibintu 2. Icyambere wari uwo kubaka inkike
kuko urusengero rwagombaga kubakwa ariko hakubakwa n'inkike. Ndetse umugabane wa kabiri w'icyagombaga gukorwa ni ugutegereza Mesiya. Ngira ngo twasomye mu gitabo cya Daniyeli igice cyaho cya 9 uriya murongo wa 25 ahavuzwe ngo bazashyiraho n'imiharuro hubakwe ngo ariko ngo n'ibicumuro bicibwe ngo ibyaha bitangirwa impongano. Urumva muri icyo gihe ngo ibyaha byagombaga icyo gihe bagombaga kwigishwa, Imana ikabatuma abagaragu bayo kugira ngo nibura igerageze yuko ibicumuro byabo byabasha gukurwaho. Noneho ubwo muri ibi byumweru 62 ari biwo mugabane wa kabiri w'ibyumweru 70 hagombaga kubaho kubaka inkike no gutegereza Mesiya, gutegereza Yesu ngo atangire umurimo we. Cyokoze ibyo ngo byagombaga gukorwa mu bihe bigoye. Ngira ngo abasoma igitabo cya Nehemiya ibijyaniranye no kubaka inkike, dore ko wenda tugomba n'ibintu byo kubimenya, aho igitabo cy'abahanuzi n'abami kitubwira yuko iyi mirimo ibiri, kubaka urusengero no kubaka inkike, byagereranijwe n'umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Ndagira ngo ibi bintu byumvikane neza. Umurimo wo kubaka urusengero wagereranyaga umurimo wo kubaka umutima, kuvugurura umutima. Muri iyi mirimo tubasha gukora mu by'Imana, ngaho reka nsome ikigisho ni cya 57 mu gitabo cy'abahanuzi n'abami, umurimo w'ubugorozi. L'œuvre de restauration et de réforme entreprisée par les exilés devenus en Israël, l'œuvre placée sous la direction des Zerubbabel, Esdras et Néhémie, nous offre le tableau de la rénovation spirituelle qui sera opérée à la fin des temps. Baravuze ngo umurimo w'ivugurura n'ubugorozi wakozwe n'impunzi cyangwa se n'abari bahungutse bagarutse mu Isirayeli, ugashyirwa munsi y'ubuyobozi bwa Zerubabeli, Ezira na Nehemiya, utwereka umurimo w'ivugurura ry'iby'umwuka ukwiriye kubaho mu iherezo ry'ibihe. Noneho uri kumva yuko bakoze imirimo, ubwubatsi bwabo bwari bushingiye ku bintu bibiri: bubatse urusengero ariko bubaka n'inkike. Kubaka inkike ni ukubaka amahame, kubaka urusengero ni ukubaka umutima. Kubaka amahame ni ubugorozi, kubaka umutima ugahembuka, umutima ukazuka, ugapfa mu rupfu rw'iby'umwuka, ukava mu rupfu rw'iby'umwuka, ni umurimo w'ivugurura. Noneho ngira ngo niho duhurira na Ezira na Nehemiya ku murimo wabo. Noneho ibyumweru 62 hagombaga kubaho kubaka inkike. Ubwo abasoma igitabo cya Nehemiya ayo magambo niyo arimo cyane cyane, wenda abo twarangira kuko wenda abantu bose reka tubafashe kuri Nehemiya. Ho muzasoma igice cyaho, muzasoma igice cyaho cya 2, muzagisome cyose mukirangize, kivuga ibijyaniranye no kubaka inkike. Muzasoma igice cyaho cya 4, biteguye, bubatse biteguye kurwana, kuko kubaka inkike byo nta nubwo biba byoroshye, uba ugomba kubaka witeguye kurwana n'abanzi bazo. Icyo koze no kubaka umutima, uba ugomba kubaka witeguye kurwana n'ibyaha byawe no kurwana na Satani. Ariko ku nkike noneho hari abanzi bahaguruka, aribo madini muri kino gihe cyacu. Reka rero twigarukire hano. Ibyumweru 62 byagombaga kubamo kubaka inkike, kubaka imiharuro, hagombaga kubaho gutegereza Mesiya, maze bikabazamura bikabageza kuri Yesu atangiye umurimo we mu mwaka wa 27. Noneho byagera mu mwaka wa 27 havuga ikindi kintu cyitwa icyumweru kimwe. Daniyeli niwe dusoma mu gitabo cya Daniyeli igice, tugaruke muri Daniyeli igice cyaho cya 9. Barongeye baravuga bati
umurongo wa 26 ubwo handi twahavuye ngo maze ibindi byumweru 62 bahubake basubizeho imiharuro n'impavu ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. 26 ibyo byumweru ko ari 62 nibishira, umugabane noneho wa gatatu Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azabasigaranye, maze abantu b'umutwaro uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera, ubuherezo rye rizaba nk'utembanwe n'umwuzure n'amazi, intambara n'ibyago bizarinda bigeza imperuka. Niko bitegetswe. Umurongo wa 27 uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi. Aha bavuzemo amagambo menshi, ariko harayo ndi bushakemo. Bavuzemo abatware b'uburyo bubiri. Bavuzemo ubutware bwa Yesu, uwo umutware uzasezerana isezerano na benshi ni ubutware bwa Yesu. Bavugamo n'ubutware bw'Abaroma, ahanditswe ngo abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera. Ubu butware bw'Abaroma babuvuzeho ibintu bibiri. Babuvuzeho ubutware buzarimbura umurwa n'ubuturo bwera, ni muri 70 igihe Abaroma bagotaga Yerusalemu bakongera bakahasenya. Ariko banavuga ngo n'umurimbuzi uzaza ku ibaba ry'ibizira kugeza ku mperuka. Uyu murimbuzi uvuzwe, urumva kurimbura kuvuzwa uburyo bubiri. Hari umurimbuzi uzarimbura Yerusalemu, ariko hari n'umurimbuzi we uzaza ku ibaba ry'ibizira. Uyu murimbuzi uzaza ku ibaba ry'ibizira uvuzwe ni ubupapa buvuzwe. Ibyo rero reka tube tubiretse, ntabwo ariho twerekeje, ahubwo turavuga uyu mutware wa kabiri w'iby'umwuka uvugwa ku murongo wa 27. Uwo mutware azasezerana na benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe. Uyu mutware uzasezerana isezerano rikomeye mu Bisirayeli rizamara icyumweru kimwe, cyangwa mu Bayuda rikazamara icyumweru kimwe, ni Yesu. Icyo cyumweru gihwanye n'iminsi 7 cyangwa imyaka 7, ni uguhera muri 27 Yesu abatijwe kugeza muri 34 bica Sitefano, ubutumwa bukajya mu banyamahanga kuko imyaka yabo yari irangiye. Icyo cyumweru rero nikigeza hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Yesu abatijwe muri 27, imyaka 7 igabwemo kabiri yagomba kurangira muri 34, ariko bigeze muri 31 ubwo igabwemo kabiri ibaye 3 n'igice, Yesu yapfiriye ku musaraba kugira ngo ibitambo byatambwaga by'intama n'ihene byamushushanyaga bibashe gukurwaho. Ubwo ndaje wenda nze kubisoma. Noneho ngo kandi azabuzanya ibitambo n'amaturo bimaze icyo cyumweru nikigera hagati. Ngira ngo ni igihe Yesu yapfiraga ku musaraba nyine yabuzanije ibyo bitambo n'amaturo. Muri iyi nzira mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose na Bibiliya batubwira yuko umutambyi intama yamucitse 576 muri iki cy'igiswahili 576. Reka mbabwire mu Cyongereza haranditse ngo, mu Cyongereza ni 756. Haranditse ngo igihe ijwi ryavugwaga ngo birarangiye, igihe ryavaga mu kanwa ka Yesu, makuhani walikuwa wakihudumu hekaruni. Abatambyi bari gukora umurimo wo mu rusengero. Ilikuwa ni saa ya dhabihu ya jioni, hari isaha yo gutamba igitambo cya nimugoroba. Mwana kondoo anayemwakilisha Kristo alikuwa ametiwa ameletwa ili kuchinjwa. Umwana w'intama washushanyaga Yesu yari yazanwe kugira ngo yicwe, akiwa amevalia mavazi yake muhimu na mazuri. Umutambyi yambaye imyambaro ye y'ingenzi kandi myiza, yarisimama akiwa ameinua kisuju. Yarahagaze ageze icyuma kuri iyo ntama ngo ayice, kama Ibrahimu alivyofanya wakati alipokuwa alipotaka kumchinja mwana wake. Nkuko Abrahamu yarafashe icyuma kugira ngo abashe kugisogota umwana we. Kwa hamu kubwa watu walikuwa wanatazama, maze abantu bafite
inyota cyangwa se abantu bafite amatsiko menshi bari bitegereza, lakini sasa ardhi zinatikitisika na kutetemeka. Muri uwo mwanya isi igira igishyitsi gikomeye, kwa kuwa Bwana mwenyewe alikuja karibu, kuko umwami ubwe yari yegereje, noneho yigereye ku gicaniro. Kwa sauti kama ya kelele pazia la ndani la hekalu lilichanwa kwa mkono usioonekana tangu juu mpaka chini, maze mwijwi rikomeye, mwijwi riranguruye, umwenda wakingirizaga hera cyane uhurusengero, nta kiganza kigaragara kiutanyuye. Uwo mwenda uratanyuka uhereye hejuru ukagera hasi, likipaacha mahali ambapo kabla hapajawa na uwepo wa Mungu pakiwa wazi, kabla palijawa na uwepo wa Mungu pakiwa wazi, maze ahantu Imana yajyagiba noneho haratwikururwa na kuonwa na umati wa watu, rubanda rwose rurebayo. Mahali hapa ndipo palipo kuwa na Shekina, kandi aho ngaho niho habaga Shekina. Hapa ndipo mahali ambapo Mungu alikuwa amedhihirisha utukufu wake juu ya kiti cha rehema. Ahangaha niho Imana yagaragariza ubwiza bwayo hejuru y'intebe y'ihongerero. Hakuna mtu aliyepata kunyenyua pazia hili lililotenganisha kati ya chumba hiki na sehemu nyingine ya hekalu isipokuwa kuhani tu. Nta muntu wundi wari wemereye guhengereza ngo arebe muri icyo cyumba cyo hirya y'umwenda keretse umutambyi wenyine mukuru. Aliingia humu mara moja tu kwa mwaka. Umutambyi mukuru nawe yajyaga hinjira rimwe gusa mu mwaka kugira ngo abashe guhongerera ibyaha by'abantu. Ariko noneho wa mwenda uhakingiriza usadutsemo kabiri, maze ahera cyane ho mwisi haba hatakira ahera tena. Haranditse ngo, lakini sasa tazama pazia hili limepasuka vipande viwili. None dore rero wa mwenda wahakingiriza gutabutsemo kabiri urashwanyuka. Patakatifu pa patakatifu pa duniani si patakatifu tena. Guhera uwo munsi ahera cyane ho mwisi hari hatagifite kwera. Mambo yote yanatisha na kuchanganyikiwa, maze ibintu byose bigira ubwoba kandi biravurungana. Kuhani anakaribia kumuchinja kondoo wa kafara. Umutambyi yari yegereje agiye rwose gusogota uwo mwana w'intama w'igitambo, lakini kisu kinaondoka kutoka katika mikono yake iliyoishiwa nguvu, na kondoo anakimbia. Ariko icyuma cyari kiri mu kuboko kwe kiramucika kitura hasi, kuko ukuboko kwe kwari kuguye ikinya, kukaba kutagisigaranye imbaraga, maze umwana w'intama ariruka aramucika. Mfano wa vivuli vya kafara umekutana na kafara harisi katika kifo cha mwana wa Mungu. Maze ibitambo byari bishushanyo biba bihuye mahwi neza neza n'urupfu rw'umwana w'Imana, igitambo gihoraho. Noneho nguko uko yabuzanyije ibitambo n'amaturo, Danieli iryo yavuze rirataha, Yesu aradupfira. Ubwo rero uyu ni umugabane wa mbere w'imyaka 2300 uhanye n'iminsi imyaka 490 ugizwe n'iyo migabane itatu. Hari ibintu nshaka gusoma kubw'igihe, hari amapaje abiri ndumva nshaka gusoma kugira ngo wenda tugere aho tubasha gusoreza. Ipaje imwe iri mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Ubwo wenda bitwavuze reka tubitangire ibihamya abari cyo nacyo tunitaho. Uwifuzwa ibihe byose ni ikigisho cya 23. Handitswe ngo ni ikigisho kitubwira ngo ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu igihe yigishaga yaravuga ngo mwihane, ubwami bw'Imana buri hafi. Ubwo bwami bw'Imana bwavugwaga bwari umurimo wa Yesu yaratangije. Ngaho ni urupapuro rw'icyongereza 233. Igihe Yesu yabwirizaga, umutwaro yari afite no kuvuga ngo ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwizere ubutumwa bwiza. Ubu butumwa bwatanzwe n'umukiza ubwe, kandi ubu butumwa bwari bwanditswe mu buhanuzi. Igihe Gabriel yabwiraga Danieli
amagambo yabwiye Danieli, aramubwira ngo ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe. Ubwo ndi gusoma mwuka w'ubuhanuzi. Ndetse n'umurwa wera, kugira ngo ibyaha bishire no guhagarika gukiranirwa, kugira ngo ibyaha bitangirwe impongano, haze gukiranuka kw'iteka, ahera cyane hasigwa amavuta. Kandi Mesiya wasizwe abashe kuba uwera. Danieli 9:24. Katika unabii siku inasimama mahali pa mwaka. Batubwiye ngo mu buhanuzi umunsi wanye n'umwaka, baduhaye amasomo kubara 14 umurongo wa 34, Ezekiel 4 umurongo wa 6. Ibyumweru 70 cyangwa se iminsi 490 ihwanye n'imyaka 490. Igihe cyo gutangira kubara iyi myaka nacyo cyaravuzwe. Ubimenye yuko uhereye igihe bazatangira itegeko ryo kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya y'umutware hazabaho ibyumweru 70, hongere habeho ibindi byumweru 62. Iyo ni imyaka 483. Ubwo ibyo byumweru 70 ushyizeho 62 ka 69 ni bihwanye n'imyaka 483. Ndi gusoma niyo yavuzwe muri Danieli 9:25. Itegeko ryo kubaka Yerusalemu nk'uko ryavuzwe na Aritazeruzi Longimanus muri Ezira 6 umurongo wa 14. Na iryo tegeko ryasohoye cyangwa se ryashyizwe mu bikorwa mu mwaka wa 457 mbere y'ivuka rya Yesu. Uhereye iki gihe imyaka 483, ubwo ni byumweru 69 bigizwe na 7 ushyizeho 62, biragenda bikatugeza mu mwaka wa 27 nyuma yo kuvuka kwa Yesu. Tujyaniranye n'ubu buhanuzi rero bwagomba kutugeza kuri Mesiya wasizwe amavuta. Bivuze ngo mu mwaka wa 27 nyuma y'ivuka rya Yesu, Yesu yasizwe amavuta n'umwuka wera igihe igihe yabatizwaga, maze agahita atangira umurimo we. Maze ijambo riravugwa ngo noneho igihe kirasohoye. Ubwo Yesu yari amaze kubatizwa, igihe cyo cyari kisohoye ku Bayuda. Ijambo riti, marayika rero yaravuze ati, noneho azasezerana isezerano na benshi rizamara icyumweru kimwe. Icyo cyumweru kimwe gihwanye n'imyaka 7. Byanditse hano, mu myaka 7 nyuma yuko Yesu yinjiye mu murimo we wo kubwiriza ubutumwa bwiza, byari ngombwa yuko ubutumwa bubwirizwa ku Bayahudi by'umwihariko muri iyo myaka 7. Noneho mu myaka 3 n'igice Yesu ubwe niwe wagombaga kubwiriza ubwo butumwa yibereye ku isi. Mu yindi myaka 3 n'igice intumwa ze zikabasha kubwiriza igihe yari agiye mu ijuru, ariko bibanze ku Bayahudi. Noneho icyo cyumweru nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Danieli 9:27. Ndacyasoma. Bigeze mu mwaka wa 31 nyuma y'ivuka rya Yesu, Yesu yabaye igitambo cy'ukuri maze apfira ku musaraba. Icyo gihe umwenda ukingiriza hera cyane wasadutsemo kabiri mu rusengero, bigaragaza yuko kwera kw'imirimo yakorerwaga mu buturo bwo mu isi byari birangiye. Ntago byari bikera uhereye uwo munsi. Muda ulikuwa umekuja kwa ajili ya kafara ya matoleo ya duniani ukukome. Igihe cyari kigeze noneho ngo ibitambo byatangirwaga mu isi bihagarare. Muri icyo cyumweru kimwe cy'imyaka 7 cyagombaga kurangira mu mwaka wa 34. Icyo gihe rero nibwo Abayuda bishe Stefano bamwicisha amabuye, maze bashyiraho ikimenyetso cyo kwanga ubutumwa bwiza. Walitia muhuri tendo la kuikana Injili. Wanafunzi walikuwa wametawanywa na mateso, nchi nyingine walienda kila mahali wakihubiri neno la Mungu.
icyo gihe bari bishe Sitefano, bari bashyizeho ikimenyetso cy'uko banze ubutumwa bwiza, maze abigishwa ba Yesu bari batatanijwe n'akarengane, batangira kujya mu bindi bihugu, maze bagenda babwiriza ahantu hose ijambo ry'Imana. Ibyakozwe n'intumwa 8:4. Umwanya ntiwabaye muremure cyangwa ntibyatinze, maze Sawuli warenganyaga abantu b'Imana nawe yemera ubutumwa bwiza, niwe wahindutse Pawulo intumwa mu banyamahanga. Ngira ngo aya magambo arasobanutse neza. Akandi kajambo kamwe nshaka gusoma ni muri iki gitabo cy'intambara ikomeye, nkaba numva ngeze no ku musozo, kuko ibijyaniranye n'ibyumweru 70, umugabane wa mbere w'iminsi 2300 ugizwe n'imyaka 490, urangira muri 34. Abayuda bamaze kwica intumwa, ubwo bari bagaragaje yuko ubutumwa babwanze, imbabazi z'Imana barazanze, Yesu baramwanga, intumwa ze barazanga, nazo batangira kuzicisha amabuye. Noneho mu gitabo cy'intambara ikomeye cy'isho cya 23 kivuga ngo ahera cyane, ahera ni hehe hagombaga kwezwa 341. Ngenda soma mu Giswahili, reka mbahe paje y'Icyongereza, nibwira yuko aha ari naho turi buze gusoreza, kuko amasaha ntadukundira kurenza nkaha. Haranditswe ngo iminsi 2000, ni urupapuro rw'Icyongereza rwa 410. Haranditse ngo iminsi 2300 zilikuwa zimeonekana kuanza wakati ya amri ya Artashasta kwa ajili ya kujenga na kurejea na kujenga Yerusalemu ilipotekelezwa. Iyi minsi 2300 yagombaga gutangira igihe itegeko rya Aritazeruzi ryo gusubira Yerusalemu no gutangira kuyubaka ryashyirwaga mu bikorwa. Ni mu mwaka wa 457. Huu ukichukuliwa kama mwaka wa kuanzia. Uyu mwaka rero ugomba gufatwa nk'umwaka w'intangiriro ry'iyo minsi 2300, unatangirana n'ibyumweru 70 nyine. Kuna ulinganifu kamili katika utendaji wa matukio yote yaliyotabiriwa katika ufafanuzi wa kipindi hicho katika Daniel sura ya 9 mstari wa 25 hadi 27. Bifite ubusobanuro bwiza bwa gihanuzi, kandi budufasha kumenya ibikorwa byose byabayeho uhereye hakurikijwe ubusobanuro Daniel yahawe mu gice cya 9 umurongo wa 25 kugeza 27. Ibyumweru 69 ari byo bigizwe na bya byumweru 7 na bya byumweru 62 ubikubiye hamwe. Ibyo byumweru 69 bihwanye n'imyaka 483 itangira icyo gihe cy'imyaka 2300. Yagombaga kugeza abantu kuri Mesiya, agasigwa amavuta. Ni igihe Yesu yabatizwaga, agasigwa amavuta n'umwuka wera mu mwaka wa 27 nyuma y'ivuka rya Yesu. Ili kamilisha kabisa sehemu hii ya unabii. Ibyo byasohoje uyu mugabane wa gihanuzi. Katikati ya juma la 70 mu cyumweru cya 70 hagati, Masiya atakatiriwa mbali. Umukiza cyangwa se Mesiya yagombaga kwangwa mu hagati mu cyumweru. Myaka 3.5 baada ya ubatizo wake, imyaka 3 n'igice nyuma yuko Yesu abatizwa, Kristo alisulubiwa. Yesu yarabambwe abambwa muri 31. Majuma 70, imyaka ibyumweru 70 cyangwa imyaka 490 itafungamana hasa na Wayahudi. Iyo myaka yagombaga kuba ari imyaka yarangiranye n'igihe cy'Abayuda. Mwishoni, mwiherezo mwa kipindi hiki, taifa lilitia muhuri wa kumkataa kwake Kristo kwa kuwatesa wanafunzi wake. Abayuda bashyizeho ikimenyetso cyo kwanga Yesu burundu ikimenyetso cyo kwanga Yesu igihe batangiraga kwica abigishwa be, na mitume wakageukia watu wa mataifa, maze intumwa zihindukira abanyamahanga. Mwaka wa 34 byo byabaye mu mwaka wa 34 nyuma y'ivuka rya Yesu. Bityo rero hivyo myaka 490
ya mwanzo wa miaka 2300 ikawa imekwisha. Bityo rero imyaka 490 ariyo ntangiriro y'imyaka 2300 ubwo yari irangiye mu mwaka wa 34 ikawa imesalia miaka 1810. Ubwo hari hasigaye imyaka 1810. Ni imyaka nindi gusabamo, hari hasigaye imyaka 1810 none yo kubwiriza abanyamahanga. Marayika risema, maze marayika aravuga ati none hiyo nayo nishira, ndipo patakatifu patakapo takaswa. Ubwo nibwo ahera cyane hazabasha kwezwa. Noneho kwezwa kwa ahera cyane nabyo nabivuze ni umurimo w'urubanza ugendereye guhanagura. Ubwo rero imyaka 490 irangira muri 34, ufashe 34 ukateranya 1810 yo kubwiriza abanyamahanga, wasanga bikugejeje ku mwaka w'1844. Noneho umurimo w'urubanza uratangira. Uwo murimo rero ni ugambiriye kweza hera cyane ho mu ijuru. Ba William Mirere bo bibwiye yuko Yesu azagaruka kwezi yisi, ariko icyagomba gukorwa nuko Yesu yagomba kuva hera ajya hera cyane kugira ngo ibyaha by'abantu be abihanagure mu bikari byo mu bitabo byo mu ijuru, kandi amazina yabo ayakomereze mu gitabo cy'ubugingo, kandi abanyabyaha nabo ibyaha byabo bikomerezwe mu gitabo cy'ibyaha, amazina yabo akomerezwe mu gitabo cy'urupfu. Rero ibyo muri makeya nibyo Imana itubwira. Icyo tugomba kwitaho nuko Imana yatanze igihe cyo kwihangana, yaba ari ku Bayuda. Imana yatanze igihe cyo kwihangana yaba ari ku banyamahanga. Abayuda bavuye i Babuloni, Imana yabahaye imyaka 490 kugira ngo bongere bigishwe bateguzwe iby'Imana bazakire Yesu, ibyaha byabo bishire, gukiranirwa kwabo gukurweho, maze batangirwe impongano, ariko birangira bamwanze. Natwe abanyamahanga Imana iduha imyaka 1810 kugira ngo natwe tubwirizwe, tureke imigenzo yacu y'ubupagani, tureke ingeso zacu z'ibyisi, ingeso zacu zo gukunda ibyisi, tureke kugendana na kamere y'imibiri yacu yica amategeko y'Imana. Ibyo natwe Imana iduha imyaka myinshi 1810, ariko iyo myaka nayishize mu cya 844 Imana iravuga ngo noneho ni urubanza. Tugomba gutekereza ubwo rubanza ubwo rurimo, kandi igihe gihagije twaragihawe, ndetse n'urwo rubanza kugeza uyu munsi rukaba rumaze imyaka irenga 100 ko ntekereza ko rugeze nko mu myaka 100 hafi 170 rutangiye. None nkanjye urubanza rwanjye rugezweho imbere y'Imana, ubwo nayirenganya iki, nayigaye iki? Kubutumwa nabumenye ko Yesu namubwiwe, ko agakiza nakeretswe, ku Mwuka Wera yasezeranwe, noneho buri wese abashe kubyitaho kuko ariko gahe twahawe. Reka rero Imana iduha umugisha kandi duhe kugendera mu nzira zayo mu izina rya Yesu.